Kuwanya se kandi urasiganwa n'iki? Ndagira ngo cya kiganiro kidusobanurira imiterere n'imikorere ya kaminuza y'u Rwanda kitancika. Kurikira ikiganiro Kaminuza mu iterambere kuri Radio Salusi. Abahanga mu by'uburezi bavuga ko uburezi bwiza kandi bufite ireme ari isoko y'iterambere yaba kuri nyirabwo ndetse n'igihugu muri rusange. Kubigeraho bigasaba gushyira imbaraga ku mpande zose, no kuvuga gushaka ibikenerwa byose ku burezi birimo kugira amashuri ajyanye n'igihe kandi yujuje ibisabwa ari by'ibitabo n'imfashanyigisho, hakiyongeraho no kugira abarimu bari ku rwego rujyanye n'uburezi ndetse n'abandi bafite aho bahuriye nabwo. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi mu kigo cyayo gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze rukora ibishoboka byose rugafasha ibigo by'amashuri kubonera ku gihe ibikenerwa. Kaminuza y'u Rwanda binyuze muri Koleji y'Uburezi nayo ikagira uruhare mu gutegura, gufasha no guhugura abarimu ndetse n'abanyeshuri bafasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi binyuze muri gahunda y'uburezi budaheza. Mu kiganiro Kaminuza mu iterambere cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ruhare rwa Kaminuza y'u Rwanda binyuze muri Koleji yayo y'Uburezi mu gutegura abarimu mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu kurushaho gutanga uburezi bufite ireme kandi budaheza binyuze mu mahugurwa itanga. Mbahaye ikaze mu kiganiro Kaminuza mu iterambere. Ikiganiro cya Kaminuza y'u Rwanda mukurikira kuri Radio Salusi ku mirongo ya 97.0 ndetse n'101.9 FM, mukagikurikira buri wa kane saa 10 z'umugoroba no kuwa mbere saa 5 z'ijoro. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ndi Jean Claude Twagirimana. Mu mpera z'icyumweru gishize abarimu mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu turere twose tw'igihugu bakoze ibizamini bisoza inyigisho z'amahugurwa bari bamazemo igihe azwi ku izina rya Continuous Professional Development CPD in Quality Inclusive Education mu Cyongereza. Tugenekereje mu Kinyarwanda twavuga ko ari amahugurwa y'inkomezamwuga cyangwa sinozamwuga mu burezi budaheza bufite ireme. Aya mahugurwa yaragamije kongerera ababarezi ubumenyi buzabafasha gukora umwuga w'uburezi bawusobanukiwe neza kurushaho, uko bifata mu ruhando rw'ibibazo bikunze kugaragara mu myigire n'imyigishirize, kugira uruhare rugaragara mu gutanga uburezi budaheza kandi bufite ireme, aho abana bose bafatwa kimwe ntawe usigaye inyuma cyangwa se ngo atereranwe, abafite ibibazo by'imyigire bitewe n'ubumuga cyangwa se ibibazo byihariye bituma batiga nk'abandi bakarushaho kwegerwa no gufashwa uko bikwiye ndetse n'ibindi. Aya mahugurwa yateguwe kandi ashyirwa mu bikorwa ku bufatanye bwa Kaminuza y'u Rwanda, Koleji y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda. Hamwe n'inshingano basanganywe mu kazi kabo, abarimu ba Koleji n'abakozi ba REB batahirije umugozi umwe kugira ngo bashobore kwesa uyu muhigo. Ibikorwa by'aya mahugurwa byatewemo inkunga n'umushinga Rwanda Basic Quality Education Human Capital Development ku nguzanyo ya Banki y'Isi na Global Partnership for Education Fund. Nyuma y'aya mahugurwa yahawe abarimu, twegereye bamwe mu bayitabiriye twasanze mu kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nemba ya mbere ruherereye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, maze batugezaho imbamutima zabo, ibyo bungukiye muri aya mahugurwa ndetse n'uburyo bayakiriye. Aba baganiriye na Ntirandekura Shadrake ushinzwe itangazamakuru no kumenyekanisha ibikorwa bya Kaminuza y'u Rwanda muri Koleji y'Uburezi. Amazina yanjye nitwa Dukundimana Yvonne, ndi umurezi mu ishuri ribanza. Mbere amahugurwa ataraza umuntu yari afite imbogamizi zitandukanye, aho umuntu yabaga afite abana bafite ibibazo bitandukanye, ari ibibazo byo kutumva neza, ugasanga kumwigisha birakugoye. Ariko aya mahugurwa aje twakuyemo ubumenyi buhagije. Numva ko ntagagombye kurangarana umunyeshuri kubera yuko afite ibibazo bitandukanye, kubera amahugurwa baduhaye. Batubwiye uburyo bwo kwita ku bana bafite ibibazo, uburyo bwo kubafasha. Mbese aya mahugurwa yagize umumaro mwinshi. Amazina yanjye nitwa Rudateba Thierry Celestin, nkaba ndi umwarimu mu ishuri rya GS Mugunga, nkaba nigisha muri secondary school. Aya mahugurwa yangiye akamaro cyane kuko hari ibyo yanyibukije, cyane cyane nk'aho twize ibyerekeranye na measurement, aho tugomba kujya dukoresha abana assessment, twibukijwe uburyo tugomba kugenda dukora
nini na standard deviation ku buryo tumenya neza umwana imitsindire uko imeze. Si ibyo gusa kandi twibukije byinshi mu byo twari twaragiye twiga tukiri ku ntebe y'ishuri mu universite, ku buryo ubu ngubu tubona ko bizatanga umusaruro nitubishyira mu bikorwa aho tuzaba twigisha. Ubundi umaze igihe kingana iki wigisha? Maze imyaka 28 nigisha, ariko kuri level ya university mazeho imyaka 10. Wigisha muri university se kuba ngo kuri level ya university? No, nashaka gusobanura ko nabanze kwigisha ndi A2, none nkaba nigisha ndi A1. Muri icyo gihe umaze wigisha, watubwira bimwe mu bibazo by'ingutu wari ufite ubona byakemuwe n'aya mahugurwa? Muri iki gihe maze nigisha, bimwe mu bibazo by'ingutu nari mfite bikaba byarakemuwe n'aya mahugurwa. Hari nk'ibyo twize byitwa self awareness, ntabwo nari narabashije guhura nabyo, ariko ubu bizamfasha kugenda kurushaho kwimenya kandi menya n'abanyeshuri nzaba nigisha, bityo bidufashe kugera ku musaruro mwiza. Amazina yanjye nitwa Maniradukunda Welari, nkaba ndi umurezi ku kigo cya GS Bwenda mu karere ka Gakenke, umurenge wa Muhondo. Nkaba nigisha muri segonderi. Mu by'ukuri mbere ntarabona aya mahugurwa narigishaga, ariko nkigisha ntazi uko nshobora gufata abanyeshuri bafite ibibazo bitandukanye, ndetse ntazi bimwe mu bisubizo nabaha kugira ngo bajyane n'abandi banyeshuri basanzwe. Muri aya mahugurwa rero nigiyemo inclusive education. Muri inclusive education uburezi budaheza, ku buryo buri mwana waba ufite ibibazo mu bijyanye n'imyumvire cyangwa ibijyanye n'ingingo zidakora neza, nizemo uko nshobora kumufasha. Urugero nko kumuha imyitozo yihariye kugira ngo ajyane n'abandi, ndetse no kumwitaho bihagije cyane nko ku banyeshuri bafite ibibazo mu mitekerereze. Ubwo rero mfashe ingamba ko mu burezi ndetse n'akazi ngiye gukomeza ko burezi, nzakomeza kwigisha, noneho nkazirikana n'abanyeshuri bafite ibibazo byihariye, kandi nkanabisangiza bagenzi banjye ibyo nigiye muri aya. Nitwa Nyandwi Fulgence, ndi umwarimu mu mashuri abanza ku kigo cya Groupe Scolaire ya Nemba ya mbere. Mbere y'uko tuza muri aya mahugurwa, twahuraga n'ibibazo bitandukanye mu mirimo yacu ya buri munsi, harimo uburyo bwo gufasha abana bafite ubumuga, ndetse no kubasha kuba twamenya ibibazo abana bafite. Ariko nyuma y'uko tuje muri aya mahugurwa, twagize ubumenyi butandukanye burimo kumenya uburyo twasesengura ibibazo abana bafite, uburyo twabafasha bitewe n'ubumuga bafite cyangwa se n'ibibazo bafite. Ku buryo mbona rero aya mahugurwa ari nk'umusemburo uzadufasha mu kunoza akazi kacu ko kwigisha ka buri munsi. Mu minsi tumaze hano hari abantu twaganiriye, tumenya ko hari bamwe mu bana biga muri kino kigo bafite ibibazo mu myigire bitewe n'ubumuga bafite. Ese ayo makuru mwaba muyafite? Niba muyafite, mwatubwira icyo mwashoboye gukora nyuma yo kubona aya mahugurwa, cyangwa se niba ntacyo murakora, n'icyo mwiteguye gufasha ikigo cyangwa se ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo abo bana bagire imyigire myiza. Nibyo koko abo bana barahari, bagiye bafite ibibazo bitandukanye mu myigire yabo, ariko tumaze kubona ubumenyi ku mahugurwa mu byerekeranye na inclusive education, hari uburyo twatangiye kugenda tubafashamo, nubwo bitaratanga umusaruro, ariko turateganya kugumya kubikora no gufasha ikigo cyacu mu kunoza imyigire n'imyigishirize y'abo bana. Nta makuru ahagije tubifiteho. Niba hari nk'umwana watubwira
atari ngombwa kuvuga amazina ukatubwira uko ikibazo cye giteye n'icyo wumva ushobora kumufasha. Hari umwana dufite ufite ikibazo ubumuga bwo mu mutwe. Ntabwo ushobora kumufata ngo umwicaze hamwe umwigishe. Kugira ngo umwigishe rero bisaba kugenda kuri we. Niba ari hanze ntabwo wamwinjiriza ngo yinjire mu ishuri, ahubwo bisaba umusanga aho ngaho umuganirize, umubaze icyo akeneye, nakwemerera kwinjira mu ishuri yinjire umufashe, ariko ntashaka ngo umurambire. Shaka niba yicaye hamwe iminota mikeya umufashe muri iyo minota, hanyuma mu yindi minota nashaka kugenda nyine umureka agende, nuko tumutuza. Ariko mbere twashakaga kumuzitira no kumufungira hamwe ku buryo n'ishuri yaryangaga burundu, ukaba mwanarwanira mu ishuri. Ariko tumaze kubona aya mahugurwa tugenda tumufasha, ukamwigisha muri ako kanya gataguhaye, ariko ugakora ibikenewe muri uwo mwanya mutoya. Ni ukuvuga se ko mu byo mwize hari aho mwasanze mubonye igisubizo ku kibazo cy'uwo mwana? Cyane rwose, harimo kuko abana baba bafite attitude zitandukanye. Hari umuntu urambirwa kwicara kugira ngo afate igihe kinini yicaye hamwe bikaba bimurambira. Ushatse rero kumufata ngo umuzitire abyanga byose. Twabonye rero yuko muri icyo gihe iyo uwo muntu mufite umwigisha muri icyo gihe gitoya, ukamuha pause akagenda akagaruka akongera akiga, ariko ntushake kumuzitira hamwe. Ibyo twarabibonye rwose. Wari utubwiye ko i Remera hari ibyo wahigiye, ariko ukaba usanze aya mahugurwa hari icyo yongeyeho. Niho twari tugeze. Aya mahugurwa hari icyo yanyongereye, kuko namenye ubundi buryo nshobora gufasha abana bafite ubumuga buri fiziko cyangwa se buri manto. Nahakuye ubumenyi bwinshi buzatuma nkomeza kwigisha neza, yaba abana basanzwe cyangwa se n'abandi babana n'ubumuga. Murakoze. Watubwira nk'icyo wakorera umwana ubona udashobora kwicara hamwe, ugasanga ameze nk'ujya hirya no hino, azerera mu kigo cyangwa se yajya mu ishuri asakuriza abandi bana, ariko ugasanga ari uko afite ikibazo cy'ubumuga? Nk'uwo mwana wamukorera iki? Aba bana dukunda guhura nabo bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, kuticara hamwe, kujarajara, anafite n'imyitwarire navuga yo kudisabinga abana. Namugira inama, namwicaza ahantu nkamugira inama, nkamwereka uko agomba kwitwara, bityo bikaba byahindura imyitwarire. Ubundi hari umwana waba ufite ibibazo nk'ibyo muri iki kigo? Mvuze nko ku bantu bafite ubumuga buri fiziko, turamufite ugendera mu mbago, bityo biramugora kuba yajyanira n'abandi bana wenda nk'ahantu bagiye ku rugendo cyangwa se bagiye kuri firidi. Ibyo bikaba bigoranye, ariko nyuma y'aya mahugurwa nshobora kuzagira inama abayobozi, tukaba twashaka ibikoresho bizamufasha kujya ajyana n'abandi bana kugira ngo nawe abone uburere n'uburezi buhagije. Ku bwanjye aya mahugurwa turimo tumaze kwiga muri aya mahugurwa nabonyemo byinshi byiza. Hari ubumenyi ntari mfite bujyanye na measurement na inclusive education n'izindi twagiye dukavaringa, bituma hari ibyo nungutsemo byo gufasha abana bafite ubumuga, ndetse no kumenya guhuza neza ibazwa ryabo cyangwa se ibazwa rya buri muntu wese. Duhe nk'urugero, tuvuge ko icyo wize bavuga bati nk'umwana ufite ikibazo runaka wamufasha gute na gutya, twumve neza ko rwose byumvikanye neza. Mbere nigishaga mfite abana batabona wenda kureba ku kibaho bikabagora cyane, ariko baza kunyereka strategy, inzira nacamo kugira ngo abana bitegereze ku kibaho babone n'ibyo bagomba gukora neza. Banyigisha ko ngomba kubazana nkabigiriza impande y'ikibaho, kandi nkaza kubibandaho mbabaza niba ibyo nanditse ku kibaho bari kubibona. Urwo ni rumwe mu rugero nabonye rwafasha. Urundi rugero no nk'abana bafite ubumuga bw'amaguru, ko igihe cyose bagiye kubaka nk'amashuri mpari, nabagira inama yo gushyiraho inzira zifasha umwana uwo ari we wese kwinjira mu ishuri bitamugoye. Nigisha mu kigo cya GSC
Rusagara giherereye mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke. Ano mahugurwa rero yatugiriye akamaro cyane cyane ko twabonaga abana tubona bafite ibibazo twibaza ko batakwiga ngo bigane n'abandi. Twe ubwacu twifuza yuko bajya kwiga ariko bakiga mu bigo byabagenewe, ufite ubushobozi utabufite nyine karurira. Ariko ubu turimo kubafata neza kuko twabihuguriwe, twabonye ko ari na byiza cyane, turadushimishije. Kandi nanone ikindi cyadufashije natwe ubwacu twiyunguye ubwenge, hari byinshi cyane tuzahindura mu myigishirize yacu, rwose turabashimiye. Biragaragara ko uri umumama ushobora kuba umaze igihe muri uyu mwuga w'uburezi. Watubwira bimwe muri ibyo bibazo byihariye ubona wari ufite, ubona byakemukiye muri aya mahugurwa ku buryo ugiye gufata ingamba nshya? Nibyo, maze imyaka 23 mu mwuga w'uburezi, ariko muri ino minsi twagiye duhura n'ibibazo byinshi. Wenda urabona nko kubona kwigisha imyaka umuntu amaze yigisha abana bameze bafite ntabwo fizikoma, ubona ko ari bazima fizikoma, nta kibazo cy'ubusembwa cyangwa se cy'ingingo n'ibindi byose. Ukabona mbere ntabwo byari byemewe umwana ufite imizo by'akanamaze, ariko muri ino minsi rwose turimo kubabona barabazaga bafite nk'uyu mwana bamujyanye, ariko ubu ngubu turi kumva rwose nta kibazo. Nacyo ni ikintu ni imvamutima yaje, ubu ngubu turimo kubakira neza. Haba se hari ibyo mwize ku birebana n'imyitwarire y'umwarimu, haba mbere ya se muri sosiyete muri rusange, nk'uko na rimwe tujya twumva amakuru ko hari abarezi bateshutse ku nshingano, ukumva bafite imyitwarire igayisha bagenzi babo? Haba hari icyo mwungutse muri urwo rwego? Barashungutse, turashaka kubwira uno mwana tubundi ndakwigisha, tubundi uzimarira iki, uzagira ute? Ariko amagambo mabi ntabwo dushobora kuyabwira abana. Umwana tumwakira neza rwose, ntabwo ukongera kuvuga userereza abana kwa kora bati kajorite ibimuga n'iki byose ntabwo bikivuga mu kigo. Rwose byavuyemo abana barisanzuye nta kibazo. Murakoze. Nitwa Uwimana Emilienne, nkaba nigisha ku kigo cya Efe Indatwa. Abamaze imyaka 3 mu burezi, hari byinshi wenda ntasobanukirwaga neza, ariko muri aya mahugurwa yatangiriye hari ibintu byinshi nungitsemo. Waduha nk'ingero? Ingero z'ibyo nungutse ukuntu dushobora gukoresha sign language ku mwana ufite ikibazo cyo kutumva, nungukamo ukuntu dushobora gufasha umwana ufite ibibazo byihariye, nungukamo mbese nungutsemo ibintu byinshi bitandukanye. Ubundi se nka mbere iyo mwabaga mufite umwana utumva neza mwamufashaga gute? Mwaramwihoreraga cyangwa hari uburyo mwabigenzaga? Nta kintu twamufashaga, twaramwihoreraga akaza mu ishuri akicara, ubwo isaha zo gutazagera agataha neza akagaruka, mbese ari kugira ngo wenda akicara mu rugo umubyeyi we ugasanga agize aramurambiwe, nawe akavuga ati mupfe kumumfasha ageze yirirwe yicaye hano. Ariko hari ibintu byinshi twungutse ubu dusigaye tumufasha. Kimwe mu bintu mwungutse ubona cy'ingenzi cyatuma nawe yiga neza mwamukorera ni nk'igiki? Kimwe mu bintu nungutse twakorera uwo mwana, icya mbere ni ukumuba hafi, tukamwitaho, tukamukurikirana, tukamenya ikibazo afite, tukareba n'uburyo tumufasha mbese kugira ngo nawe abashe kugira ngo kugendana n'abandi bana. Tujya dusoma mu binyamakuru cyangwa se twumva haba ku maradiyo cyangwa se kuri televiziyo tukabireba, aho usanga hari abarezi bateshutse ku nshingano zabo, ugasanga bafite imyitwarire isebesha umwuga w'uburezi. Haba hari inyigisho mwaba mwarungutse ku buryo twakwizera ko abantu nk'abo bagiye gusubira ku murongo? Inyigisho zirahari nyinshi cyane, ingero zirahari z'inyigisho twaba twarungutse. Twigishijwe ko tugomba kudasebya umwuga wacu, tuwufata neza, dushishikariza bagenzi bacu kuwusigasira, mbese kuwufata neza, tubaganiriza ku byo nabo babashe kuwukunda no kuwugarukamo.
ese ubundi abarimu mwese uko bize mutegura neza amasomo yanyu? Niba ari yego se haba hari icyo mwungutse muri aya mahugurwa? yego abarimu bose dutegura amasomo yacu, hari icyo nungutse tekinike ushobora gukoresha wigisha, hari izo nari nzi n'izo ntari nzi, izo nazo narazungutse ngenda ngerageza kuzikoresha mu ishuri kandi nkazisangiza na bagenzi banjye. Uwambajimana Cecile nkaba ndi umwarimu muri segonderi kuri groupe scolaire Musagara mu karere ka Gakenke. Ni ukuvuga ngo nigisha muri segonderi nk'uko mbibabwiye. Ntaraza muri iyi CPD hari imbogamizi nari mfite nk'umwana wawe kuri inclusive education. Nabonye ko ari uburezi ku bana bose, mbere kuko ubibona hari bidafite izo special room bakoresha, twe nabonaga ari imbogamizi, ariko tuzagenda tureba ibindi bihugu uko bimeze, tugende twerabora dufatanya no ku bindi bihugu. Ikindi twabonye ko hari igihe twigisha abana tutari twamenya imbogamizi bafite. Hari abafite ubumuga bwo kugira ngo batabone neza ibyo bareba, bwo kutumva, ndetse no kugira ngo nubwo n'imbere mu bwonko bwabo. Rero mfashe ingamba ko abana bose ngomba kubaha uburezi ntawe ndobanuye, ndetse bafite intuza ubwo bumuga bwihariye nkabafasha. Ikindi bingejejeho bitumye mbasha kwiga cyane, twishimiye abarimu batwigishije n'uburyo bagiye baduha amasomo, nta kibazo pe. Mumaze igihe kingana iki mwigisha? Njye maze imyaka 13 nigisha. Ni ukuvuga ngo ibibazo nagiraga ntabwo nari nzi gutegura neza amasomo, kuko nari nabanje kwiga, ubu nkora ndi umuhadi ariko mfite level ya A0. Ubwo kubera nagiye niga muri prive, hari igihe niga ntibisobanukirwe neza, ariko izi CPD ziranyubatse ndetse zimpaye byinshi ngomba kugendera. Turacyari mu kiganiro kaminuza mu iterambere. Nge muri kumva kuri mikoro ndi Jean Claude Twagirimana. Aba barimu kandi bavuga ko ubumenyi bungukiye muri aya mahugurwa y'inkomezamwuga cyangwa sinozamwuga ku burezi budaheza bufite ireme, azwi nka Continuous Professional Development in Quality Inclusive Education, uretse kubafasha kuzamura imyigishirize yabo, bagiye no kubusangiza bagenzi babo mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi muri gahunda y'uburezi budaheza. Icyo nakora ni uko nakundisha abana bose ishuri, uburezi ku bana bose, kandi nkongera nkita ku bana bafite physical disability batandukanye ndetse na physical impairment. Twamukandayisaba Verena, ndi umurezi kuri College Methodiste Unidor Shashi, ikigo cya segonderi. Aya mahugurwa rero ni amahugurwa y'ingirakamaro. Nk'icya mbere nasobanukiwe uburyo kumenya abanyeshuri ari byiza cyane, kandi nsobanukirwa n'uruhare rukomeye bigira mu mwuga wacu wo kwigisha. Ikindi kintu nasobanukiwe ni uburyo bw'imibarize mbere y'isomo, mu isomo na nyuma y'isomo. Ikindi kintu nasobanukiwe cyane ni uburyo abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga bakwiga hamwe, kandi buri mwana wese intego ye ikagerwaho. Mu by'ukuri rero aya mahugurwa twahuye n'imbogamizi, muri zo navugamo nk'ebyiri. Imbogamizi ya mbere twabonye ni imbogamizi y'igihe. Igihe cyabaye gitoya, ntabwo twabonye umwanya uhagije wo kwisobanukirwa neza. Iyo umwanya uza kwiyongera byari kurushaho kuba byiza. Ikindi navuga nk'imbogamizi ni ikirere. Hari igihe imvura yagiye igwa bigatuma bamwe mu bantu barabona amahugurwa bakererwa cyangwa se bakanasiba. Icyo nacyo ni ikibazo twabonye. Ubwo rero nyuma y'aya mahugurwa ibyo ngiye gukora mbese ni ugushyira mu bikorwa ibyo nahuguriwe. Niyemeje gutanga umusaruro ugaragara. Ikindi ni uko abanyeshuri bafite ubumuga n'abadafite ubumuga bose niyemeje kuzajya bose mbafata kimwe, kandi buri mwana wese nkakora ibishoboka byose kugira ngo intego ye izagerweho. Abana rero ni Dasi, aho nigisha groupe scolaire Saint Thérèse Kamina, kandi isomo rya physics. Mbere y'aya mahugurwa tutaratangira hari ibintu byinshi ntari nzi, ni nakamenya ibyo bita inclusive, uburyo natwitinga umunyeshuri, cyangwa se umunyeshuri ufite ikibazo icyo namukorera, cyangwa se n'undi ufasha namuhereza. Ariko aho ngiye muri aya mahugurwa nabashije kumenya ko abanyeshuri bose atari kuba bameze kimwe, ahubwo hari uba afite ikibazo runaka
uburyo wayisitinga, ibyo byose narabyize ndabimenya. Ikindi cy'umwihariko naje kumenya kiriza ni icyo bita gifted learners, aho umunyeshuri ufite ubwenge icyo twamufasha, ko mbere y'amahugurwa twumvaga udafite gifted learners twamufata nk'aho ari umunyeshuri usanzwe kandi adasanzwe. Ikindi navuga ni uburyo twakisesinga abanyeshuri, cyangwa se uburyo tubabahamo amakwizi, amasesiment turi mu ishuri, ugasanga turabwira ururimi rutari rwiza, tubaha amanota yabo ko babonye wenda amanota makeya, tubabwira amagambo atari meza yabakomeretsa. Ariko ibyo byose nyuma y'amahugurwa nabonye ari ingenzi kugira ngo tugire icyo. Wasanze ikibi cyabyo ari iki? Wasanze ikibi cyabyo kibisi umwana intege cyane, bikamudekoraza mu myigire ye. Wumva se uzakora iki kugira ngo abana bawe barusheho gukunda ishuri n'ab'ikigo muri rusange? Mva bose uzajya mbafata kimwe, ikindi nkabaha motivation mu gihe cyose dukoze quiz cyangwa se turi no mu ishuri, nkabaha reward kugira ngo babe interested mu gihe bari. Uzabagurira fanta se cyangwa biscuit? Tusobanurira icyo uzabaha. Si ukubagurira fanta gusa cyangwa biscuit gusa, nabyo umuntu azabigura, ariko ushobora no kubabwira amagambo meza ha motivation. Aya mahugurwa yateguwe ku bufatanye bwa Kaminuza y'u Rwanda Koleji y'Uburezi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze, yahawe abarimu bagera ku 2821 bigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye baturutse mu turere twose tw'igihugu. Abarimu bakurikiye amahugurwa bazatsinda ibizamini n'amasuzuma yakozwe, bazahabwa impamyabumenyi ya CPD Diploma in Quality Inclusive Education yo ku rwego rwa kaminuza. Reka mbashimire inshuti bakunzi ba Radio Salus. Ikiganiro Kaminuza mu iterambere cyacu cy'umunsi naha tugishoreje. By'umwihariko reka dushimira abarimu batuganirije. Ikiganiro Kaminuza mu iterambere mugikurikira kuri Radio Salus ku mirongo ya 97.0 ndetse n'101.9 FM, mukagikurikira buri wa kane saa 10 z'umugoroba ndetse no kuwa mbere saa 5 z'ijoro. Mukagitegurirwa ndetse mukakigezwaho nanjye Jean Claude Twagirimana. Wumvaga ikiganiro Kaminuza mu iterambere kuri Radio Salus.